wibyirengagiza mukomeze kubikora nkana ahubwo bivemo va mu bapfumu kuko urabizi neza yuko baryamyemo nubwo wajyamo urabizi ko Imana idakeza abami babiri uzi ukuri kw'ijambo niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo byuka ndagira ngo mubwire ngo iyo wamaze kuryama Satani agutwara ubwenge ukavuga imbaraga zawe aho zishingiye. Kongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Ahava TV tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, abadukurikiye bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda muri Afrika birumvikana, abari ku mugabane w'Uburayi turabizi ko tuhafite abantu badukurikira kandi badukunda, abari muri Amerika, mbese abari mu nguni zose z'isi turabasuje kandi tubifurije amahoro y'Imana nk'uko nari mbigarutseho. Nk'uko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana n'umusizi amavuta. Mbere yuko dutangira cyangwa tujye kubabwira icyo Imana dushyize ku mutima icyo tujye kuganiraho, reka tumaze tumwikaze. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru? Neza. Muratangira mutwibwira? Nitwa Evangeliste Nyabinga Flavie. Nkorera umurimo muri Godezebo. Yego. Ariko ntuye i Kabuga. Mumaze igihe kinini mukora ivugabutumwa? Ivugabutumwa ubwo nakubwira kuva igihe nimikiwe cyangwa nakubwira igihe natangiriye. Igihe ritangiriye? Igihe natangiriye nagiye kinini kirashira, ashobora kuba hashize nk'imyaka nk'itatu. Kwimikwa? Kwimikwaho hashize imyaka hafi 5. Yego, uyu munsi rero ntabwo turi gukora ikiganiro, ntabwo ari ubuhamya, tugiye gusangiza abadukurikiye icyo Imana dushyize ku mutima binyuze nyine mu ijambo ry'Imana. Tukaba tugaha ikaze rero ngo uhereze abadukurikiye ibyo bateguriye. Ijambo ry'Imana riri kumfasha cyangwa se nanjye nifuza nifuza ko nasangiza abandi icyanditswe gitoya cyane kiri muri Yesaya igice cya 60 umurongo wa mbere. Aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukurasiye. Kabiri, dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Gatatu, amahanga azagana umucyo wawe, abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Haleluya. Iyo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo byuka cyangwa se rikubwiye ngo byuka, nuko deja riba rimaze kubona yuko waryamye. Kuko burya ntabwo habyuka umuntu wari wicaye, nta nubwo habyuka umuntu wari uhagaze, habyuka umuntu wari uryamye. Ikindi kandi ikiyo dukundira ijambo ntabwo rivuze ngo kanguka, oya navuze ngo byuka, kuko burya haba kuryama akaba no gusinzira. Mu buryo bw'umwuka rero ijambo ry'Imana rije rikavuga ngo byuka, riba ribona yuko hari ibintu byari bimaze kugutwara, riba ribona ko hari uburyo wari usinziriye mu buryo bw'umwuka, kandi nubwo wari usinziriye ari wari uryamye, wari ubizi neza ko ibyo uryamyemo atari ibintu byiza. Uzi ukuri kw'ibyo uryamyemo, uzi ukuri kw'ibyo uri gutindamo, uzi ukuri kwaho uri kuba n'uburyo urimo kuhaba. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo byuka. Ni ukuvuga ngo byuka muri bya bindi uryamyemo kandi uzi ukuri kwabyo. Byuka muri bya bindi wihishemo uzi ngo nta muntu ukureba kandi ijisho ry'Uwiteka riri kukureba, kuko rirabizi neza ko ntusinziriye. Iyo uza kuba usinziriye ijisho ry'Uwiteka ryari kukubwira ngo kanguka, ariko rirakubwiye ngo uyu munsi wikwijijisha, uraryamye ntabwo usinziriye. Ikigaragaza yuko uryamye nuko ijambo ry'Uwiteka rikubwiye ngo byuka. Ni ukuvuga ngo ibyo uri gukora urimo urabikora nkana, urimo urabikora usanzwe ubizi ko ari bibi. Haleluya. Noneho kandi hari inyungu zo kubyuka ziri ahangaha, hari inyungu zo kubyuka, numara kubyuka uraza kurabagirana. Ariko uyu munsi nimba uri mu nyumva, banza ugerageze ubanze ubyuke, va muri ibyo byose, ongera uve mu businzi wari usanzwe ubizi neza, urimo urazirura ibyo waziririzaga, uryamye mu bintu wari waramaze kuziririza, uyu munsi urimo urabibyukamo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo byuka. Byuka mu busambanyi uri gusubira mu busanzwe ubizi ko buzira, mu nzu y'iwanyu burazira, mu nzu y'Imana burazira, mu mico mu myifatire yawe birazira. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riravuze ngo byuka. Byuka muri ibyo ngibyo, wibyirengagiza mukomeze kubikora nkana ahubwo bivemo, va mu bapfumu kuko urabizi neza yuko baryamyemo nubwo wajyamo urabizi ko Imana idakeza abami babiri.
uzi ukuri kw'ijambo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo byuka, cyangwa se mu rindi jambo rirakubwira ngo vayo. Haleluya. Ukuri ko umugabo umwe yigeze kuryama. Haleluya. Umugabo witwa Samsoni yaragiye araryama, aryama kwa Delila. Ingaruka zo kuryama. Haleluya. Ngo arangije ngo amaze kuryama, Samsoni aranasinzira we. Ngo aragenda ngo aryama ku bibero bye. Ngo ubwa mbere abanza gukina na Delila, akamubwira ikintu yamubwira ngo yajya ukora Delila, ngo agasanga ngo ntabwo bikora ku mbaraga za Samsoni. Umvishe ukuntu umuntu yaryamye akina n'imbaraga ze. Iyo umugabo yaryamye atangira gukina n'urugo rwe. Iyo umugore yaryamye atangira gukina n'icyakabeshejeho abana imbere. Iyo umusore yaryamye atangira gukinisha urugo rwe mu bihe bizaza. Haleluya. Uko niko Samsoni yagiye araryama. Aryamye ngo Delila araza bwa mbere aramubwira ngo washeri ngo wambwiye ngo bigenda gutya na gutya, ngo none nabikoze nsanga ntibyemera, ngo ubuse ngo kubera iki wambeshye, ngo wambwiye ngo ninkuzirika cyane, ngo abafilisitiya bakaza ngo ntabwo kwihambura ubishobore. Umva ibintu urimo urakinira nabyo, urimo urakinira hejuru y'indwara zidakira, urimo urakinira hejuru y'ibyaha uzi neza. Arangije avuga ngo ariko ngo none uziritse umusatsi wanjye ngo ukawukata, imbaraga zanjye zashira. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo wamaze kuryama Satani agutwara ubwenge, ukavuga imbaraga zawe aho zishingiye. Iyo wamazije kuryama Satani agufataho ibihe, akongera akagufataho ibihe mpaka ukamena umusabane wagiranaga n'Imana, ukazirura ibyo waziririzaga ku Mana, ugatangira kwemera ibintu watemeraga, ugatangira kuvuga rangaje utakoreshaga, ugatangira kwambara uburyo utambaraga, ugatangira kwitwara uko utitwaraga, kuko waziruye ibyo wari mwaziririzaga cyangwa se ibyo uzi Imana itemeraga. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo byuka. Samsoni amaze kuryama, Delila ntabwo akina, araza afata wa musatsi arawukata. Amaze gukata wa musatsi, Samsoni ngo ahabyukiye, ngo akangutse ngo agira ngo ni bya bindi, ngo yinyeganije ngo yikunkumure, asanga umusatsi we wagiye, asanga imbaraga zamushizemo. Biba ngombwa yuko yongera kumanuka akajya gushaka Imana bushyashya. Ndagira ngo mubwire ngo iyo uryamye, iyo hari ibintu byongeye kugusubizayo, biba ngombwa yuko usubirayo ukajya gushaka Imana bushyashya. Haleluya. Ariko icyo mubwira nuko ahari uyu munsi ugarukiye hafi, ariko imbere gato washoboraga kuzaba ngombwa kukanguka, ugakanguka bitanagishoboka ko wihana. Haleluya. Ongera uve mu kajagari, ongera uve mu bujiji, ongera uve mu bintu uri gukora, ukabikora nkana, ukabikora ubirenzeho, ngo ntawe uzampanura, ngo ntawe uzandondora, ngo nta muntu uzabimenya. Ndagira ngo mubwire ngo ijisho ry'Uwiteka rikurebaho. Ikindi kandi nyamara yuko ijisho ry'Uwiteka rizakuvuga, nawe ubwawe umutima urimo uragucira urubanza nubwo ukomeza ugenda windika muri ibyo byaha. Ijambo ry'Imana rero ritanatubwiye ngo byuka. Haleluya. Haleluya. Nta cyiza kiri mu kuryama, nta cyiza kiri mu gusinzira mu bitotsi byo muri iyi minsi. Ntabwo insengero bazifunze kugira ngo tujye kudamarara, ntabwo bazifunze kugira ngo tubone urwaho, kugira ngo tujye kuvuga ibyo twemeraga tujye kongera kubisubiramo, ibyo twangaga tujye kubisubiramo, ahubwo ni uburyo bwiza bwo kugira ngo tubane n'umutima wacu, twongere twumve Imana mu mutima wacu ifite uburyo irimo gukorana natwe. Haleluya. Ngo abakobwa 10 niho twari turi kuvuga mu kanya, abakobwa 10 bose ngo bararyamye, ngo 5 baryama bafite amavuta, abandi 5 baryama nta mavuta bafite, ngo hanyuma bigeze mu ijoro ngo umukwe arakomanga. Ndagira ngo mubwire ngo urimo urakina umukwe ari gukomanga. Hari igihe wazakanguka ugasanga umukwe ari gukomanga, ba bandi 5 baryamye nta mavuta ngo bakanguke babwira ba bandi batari ko nimuduhe ku mavuta yabo. Abandi baragira ati rwose ntabwo bishoboka, namwe nimwigire ku muhanjuzi mujye gushaka aya mavuta. Abandi batari kose turajya gushaka amavuta gute ku muhanjuzi kandi mubona barimo gukomanga. Abandi ati ntabwo twabaha kuyacu, basi nimushake bishop runaka azabasengere, hari igihe amavuta yanyu yagaruka. Abandi ati se turajya kureba bishop gute nimuduhe kuyacu. Abandi bati oya basi nimufate yitatu mureba. Abandi bati umukwe ari gukomanga, abandi nabo barabakagira bati nta mavuta yacu tubaha. Umukwe arinda yinjira asanga abakobwa barimo baharira, asanga hari 5 baryamye b'abanyabwenge. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri iyi minsi mu gihe twumva ibintu byinshi, tugiye hari bimuha nyinshi, tandukana n'izo muha ugerageza kubyuka.
byibura Kristo nanaza azasanga hari uburyo buwarukiritse butuvuta. Muri iki gihe ni wabona umuntu ngo aracyaririmba reka da ntaho biva nta soko biri kuvamo. Ntabwo wabona umuntu agifata iminota 15 asenga, ntabwo wabona umuntu agifata iminota 30 45 abana n'Imana. Ntabwo bikemera no kuryama no kugenda agahita asinzira no kujya kurya yikanga maze kuryama arusha 3 cyangwa ibiyiko 3. Nta mwanya afite Imana kuko ibera iki yarasinziriye. Kandi zimwe mu ngaruka zizira mu wasinziriye nuko ajya yisanga yamenye ibanga kwa Delila, nuko ajya yisanga yivanze n'abanyamahanga akagwiza ibicumuro. Kandi iyo baze kugwishiriza ibicumuro abanyamahanga aribo bahindukira bakakubera amatangazo. Ukumva umuntu ngo agiye baravuga barakuvuga nyine waritanze bamaze gusohoka mu bwiza bw'Imana. Iyo umuntu akiri mu bwiza bw'Imana hari uburyo Imana ibana nawe, hari uburyo imukavaringa, hari uburyo imuvugana nawe, hari ukuntu imusanga ikamubwira ati mwana wanjye ahangaha byagenze gutya wongera uce bugufi wihane. Ariko iyo ubwiza bw'Imana bwamaze kugusohokaho isi irakubona. Haleluya. Rero nagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya cyangwa se uyu munsi ntugire ikindi kintu uza gutekereza. Ntuze kwibaza ngo hari umupasiteri uze kukubwira ngo atura, ntuze gutekereza ngo hari umukozi w'Imana uza kukurambikaho ibiganza. Wowe ubwawe n'umutima nama genda wiherere mu nzu yawe, ufate iminota 5, ufate iminota 10, ufate amasengesho ya saa 9, ufate iminsi 3 uko uza gushobozwa n'umutima wawe. Nurangiza ufate ibyo bihe byose byari biri muri wowe wongera ubwira Imana ngo Mana mbabarira. Hari ikiganiro cyo mu minsi ishize numvishe ngo abantu barimo babwira ngo musenga yibiki, abandi bakabwira ngo ahubwo ngo musenga iminsi 90, abandi bakabwira ngo ndagira ngo mubwire ngo bishoboka ahubwo niyo baze bababwira umwaka ngiye numva ibyo byari kuba byiza. Byibura uriya muntu yarimo abakwitura. Impamvu yarimo bakangura amasengesho n'uki nuko yabonaga ko hari abantu basinziriye. Byira akavuga ati umuntu niyongera gufata iminsi 2 biratuma yiyinira yisubiremo. Ijwi ry'Imana rirongera kumanuka ku buzima bwe, arongera avugane n'Imana. Ahantu umuntu afata 90 nashaka azabashe 5. Hari icyo Uwiteka araba amaze gukora, hari icyo Uwiteka araba amaze kuvugana nawe. Arongera agarure bwa busabane bwiza bwe hagati n'Imana. Ariko abantu ngo nukutuvuna ngo nukudukoresha ibintu bidakorwa ngo nukutugenza gute. Burangiye biranabyumvaga bavuga Mana uyu muntu nimba ari n'ibyo yihimbiye, nimba ari n'ubuhanuzi wamuhaye, ariko ndakwinginze umugisha wari haracyari abakozi bawe bari kugukorera. Amen. Ntabwo dukwiye gupfobya ibihe byo gusenga muri twebwe kuko gusenga ni ubuzima. Mu gusenga muri iminsi no gusenga ukishaka n'ibihe ukishaka mu mwanya, ntabwo uzabona umwanya wo gusenga kuko ibirangaza biri hanze ni byinshi. Badanira bashaka kutumenera amavuta ni benshi. Nudahagarara mu cyuho ngusenge ngubwire Imana ngo Mana rinda umutima wanjye, fata umutima wanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo uraza gusengera. Iyo umuntu adasenze arasengera ni wowe bakuramo amagambo mabi yavuzwe, nyamara bayavuze atari wowe wenyine. Ariko wowe kuko ari umukristo ni wowe bashaka icyaha kandi kikagufata kuko watakaje umwanya, watakaje ibihe byawe. Haleluya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wongerewe nk'abakobwa 5 ubonye banyabwenge babonye umukwe yaje babasimati cyane bafata amatara yabo barongera baracana babwira umukwe ngo karibu. Nawabwira umutima wawe none uyu munsi yinire wisubiremo urebe niba wabwira umukwe ngo ngwino. Ongera wirebe, wongere uce muri wowe urebe nimba koko ukibanye n'Imana. Mwumve nimba ari ibihe, mwumve nimba ari indirimbo zo guhimbaza no kuramya, mwumve nimba ari ibihimbano by'umwuka bikiri muri wowe, nimba ari ibihe biri muri wowe, maze wongere ubwire Uwiteka ngo Uwiteka nje imbere yawe kugira ngo wongere weze umutima wanjye, wongere utunganye umutima wanjye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu ni umwanya mwiza wo kongera kwitekerezamo, uyu ni umwanya mwiza wo kongera kwiyinira, ukongera ukareba ibihe waba waratakaje, ukongera ukareba ibihe wabanaga n'Imana, ukongera ugazamura bwa bubyutse bwa mbere, ukongera ukazamura ko wakundi ugikizwa byari bimeze. Reba umuriro wari ufite, reba uburyo wakundaga Imana, reba ukuntu wabaga mu bihe byo gusenga. Ariko uyu munsi byarazimye muri wowe, uyu munsi ibihe byarakamye muri wowe. Nta marira y'ibyaha byawe ukigira, nta marira yo kwicuza ukigira, nta mutima wo kwicuza ngo ukigira. Ariko igihe ni iki kugira ngo wongere ugaruke imbere y'Imana, wongere wibwire ngo Uwiteka niwe ubabarira,
wongera uzamure muri wowe wumve ko aricyo ukwiye kuvugana n'Imana. Kadusenga. Uwiteka turagushimye kandi turaguhimbaje, turagushimye kuri Imana nziza kandi uri Imana ivuga bikaba. Umuntu wese ari mu nzira zitandukanye yifuje kwihinira no kwisubiramo, reka ubwiza bwawe rero bubane nawe, reka kugirirwa neza n'imbabazi ze bibane nawe none n'iteka ryose. Amen.